twabateguriye ibintu 10 umugore wese utwite agomba kwirinda, ndetse ibi bintu yo atabikurikije cyangwa se akabikora bituma ubuzima bw'umwana atwite butagenda neza ndetse n'ubwe, aho umwana ashobora kuvuka atagejeje igihe cyangwa se akavuka atujuje ibiro cyangwa se akavukana ibibazo bijyanye n'imitekerereze cyangwa se ibibazo byibasira ubwonko ndetse n'ibindi bibazo byibasira umwijima ndetse n'ibindi tutabasha kurondora. Ibi bintu 10 rero umugore utwite agomba kubyirinda. Ushobora kuba uri umugore utwite, ibi ni byiza kubimenya, ariko niba utanatwite ni byiza kubimenya kuko ushobora kuzabikenera mu gihe kiri imbere. Nawe niba uri umugabo, ibi ngibi ni byiza ko wabimenya kuko ushobora kuzabigiramo inama umugore wawe cyangwa se n'undi muntu, kandi bikaba byamugirira akamaro kuko ubuzima bw'umwana twese buba butureba, niyo yaba ari uwawe cyangwa se atari uwawe. Niyo mpamvu muri iyi video hano kuri Olivier twabategura ibintu 10 umugore wese utwite agomba kwirinda kugira ngo arengere ubuzima bwe, ariko kandi ahanini arengera ubuzima bw'umwana atwite. Hano ni kuri Olivier YouTube channel ibagezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Rero ntabatindiye, reka dutangire n'ikintu cya mbere umugore utwite agomba kwirinda kugira ngo arengere ubuzima bw'umwana we. Ku mwanya wa mbere turasanga ko umugore utwite atemerewe gufata kafeyine nyinshi, aho atagomba kurenza kafeyine ingana na miligrama 200 ku munsi. Utu ni nk'udukombe 2 tw'ikawa. Rero iyi kafeyine yo umugore utwite afata kafeyine nyinshi bituma umwana ashobora kuvukana ibiro bikeya cyangwa se ibiro bidashyitse, ndetse ikindi kandi bikaba byaza gutuma inda yavamo itagejeje igihe. Rero gufata kafeyine nkeya, niba usanzwe gufata ikawa, ni byiza gufata nk'agakombe kamwe, cyangwa se bibaye na ngombwa wanayireka mu gihe utwite, kuko kuyigira bishobora kukugora. Kuko ngo rero bikugora ukora ikosa bitume umwana wawe avukana ibiro bituzuye, cyangwa se bigatuma inda yawe ivamo itagejeje igihe. Byaba byiza ahubwo kuyigira niba bikunaniye wayireka. Kafeyine rero nyinshi ku mugore utwite ntabwo ari nziza, cyane cyane hano urugero tugenderaho ni kafeyine ihereye kuri miligrama 200 ku munsi kuzamura. Ikindi rero ku mugore utwite, ntago hano turi babwire ngo gufata alcohol cyangwa se inzoga nke. Nta nzoga, nta ngano y'inzoga yemewe, nkuko ruguru tuvuze ngo kafeyine irengeje miligrama 200 ngo niyo itangira kugira ibibazo ku mwana umubyeyi atwite. Hano kuri alcohol na alcohol gakeya ntikemewe. Alcohol rero igira ingaruka ku mwana umubyeyi atwite, kuko ifite ubushobozi bwo guhita igera ku mwana umubyeyi atwite, aho iyi alcohol itinza gukura k'umwana ndetse n'imikurire y'ubwonko bw'umwana. Uyu mwana rero yo umubyeyi yagiye afata alcohol niyo yaba ari nkeya mu gihe atwite umwana avukana ibibazo byibasira ubwonko, aho usanga umwana afite igipimo cy'ubwenge gikeya, aho usanga nko mu ishuri uwo mwana biragoye yuko yagira rwose ubumenyi buri hejuru. Ariko no mu buzima busanzwe uba usanga imitekerereze cyangwa se igipimo cy'imitekerereze y'uwo mwana kiba kiri hasi. Ikindi kandi ibi ngibi iyo umubyeyi yagiye afata alcohol, yaba ari nkeya cyangwa se ari nyinshi, igihe atwite umwana ashobora kuvuka afite mu maso hadateye neza, bigaragara ko harimo ikibazo. Umwana ashobora kuvukana ibiro bikeya nk'uko kuri kafeyine n'ubundi twabivuze. Hano no kuri alcohol umwana ashobora kuvuka afite uburebure butoya cyangwa se ari mugufi bikabije. Hano rero niyo wagiye ufata alcohol ndetse yaba ari nkeya cyangwa ari nyinshi, umwana ashobora kuvukana ibibazo byo kutareba neza ndetse no kutumva neza. Ibi bimenyetso byose turi kuvuga cyangwa se ibi bihuririkane nibyo bitanga indwara izwi ku izina rya fetal alcohol syndrome. Niyo itera bino byose turi kuvuga iyo umubyeyi yagiye afata alcohol cyangwa se ibyo twakwita ibinyobwa bikungahaye cyangwa se birimo alcohol. Hari ibinyobwa bavuga ngo harimo alcohol gakeya, ibindi wenda ngo harimo nyinshi, ugasanga umuntu ngatangiye gufata bya binyobwa bavuga ko birimo alcohol nkeya. Ariko hano twavuze ko ku mudamu utwite cyangwa se ku mubyeyi utwite ntabwo na alcohol nkeya yemewe, kuko bishobora gutera iki kibazo cya fetal alcohol syndrome, ari nacyo kigaragazwa n'ibimenyetso tuvuze: kuba afite mu maso hatameze neza, kuba afite avukana ibiro bikeya bikabije, afite ubugufi bukabije, kugira ibibazo byo kutumva no kutareba neza. Ndetse uyu mwana uzasanga ari babandi batinda kuvuga, ugasanga umubyeyi yibaza impamvu umwana we yatinze kumenya kuvuga, kandi
ntasubize amaso inyuma ngo arebe ko igihe yari atwite uwo mwana atigeze afata kuri alcohol. Rero bimwe mu ngaruka zo kuba wafata alcohol igihe utwite harimo no kuba umwana wawe yavuga atinze cyangwa se bikazanatuma avuga didimaka. Ikindi kandi mu ishuri n'ubundi nk'ibisanzwe naho ntago bigenda neza. Umudamu wagiye ufata alcohol atwite umwana, uwo mwana iyo akuze akajya mu ishuri rwose usanga bitari kugenda neza, kuko igipimo cye cy'ubwenge cyangwa se imikorere y'ubwonko ye iba yarangiritse, itameze neza. Ku mwanya wa gatatu rero, umudamu utwite aba agomba kwitondera gufata imbuto n'imboga ndetse n'ibindi bintu byose bifite isuku nkeya. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gufata imbuto cyangwa se imboga, ibyo twita ngo za salade ndetse n'ibindi, ugomba kubyitondera, bigomba kuba bifite isuku ihanitse. Ubundi hari ababagira inama ndetse n'abahanga mu by'ubuzima, umugore utwite bakunze kumubwira ati ibi bintu ubyirinde, kuko ahanini ntabwo baba bizeye isuku ushobora kubikorana, ntabwo baba bizeye ko za microbe cyangwa se za bagiteri batinya ziba harimo nk'iyitwa toxoplasma. Izo bagiteri ntabwo baba bizeye neza ko wabikorera isuku ngo zishire. Niyo mpamvu ku mugore utwite usanga ibintu bya salade, kunywa amata y'inshyushyu cyangwa se n'ibindi bikomoka ku matungo bidatetse neza ngo bishye, batizeye neza ko byatetswe ngo bishye, usanga bababwira ati ibi bintu mubyirinde. Nuko ibi bintu dusangamo ubwoko bw'amabagiteri, kandi ayo mabagiteri iyo yinjiye mu mubiri cyangwa se iyo umudamu agize infection z'ayo mabagiteri cyangwa se z'ayo mamikorobe, bituma izo bagiteri zishobora kugenda zikagera ku mwana. Iyo rero zigeze ku mwana niho ziteza ibibazo. Niyo mpamvu hano bababwira ati mwirinde gufata imbuto n'imboga bidafite isuku imeze neza cyangwa se bidasukuye neza. Nuko izi bagiteri nk'iyi ya toxoplasma turimo kuvuga, iyo igeze ku mwana iba ishobora gutuma umwana ubwonko bwe bwangirika, amaso ye yangirika, umwijima we wangirika, ndetse uwo mwana akazagira ibintu by'ibizengera, hamwe na hamwe hashobora no kuzavamo igicuri iyo uwo mwana amaze gukura. Rero ibi bintu, gufata imbuto zidafite isuku imeze neza cyangwa se imboga, ni ukubyitondera. Mu gihe ugiye kubifata ugomba kubikora isuku ihagije. Ku mwanya wa kane rero turahasanga abenshi iki ngiki murakirengagiza iyo tuvuze ngo irinde kunywa itabi niba utwite, ariko ahangaha ku mugore utwite reka twibande kuri ingingo ya kabiri ivuga ngo irinde no kwegera umuntu uri kunywa itabi cyangwa se jya kure y'umuntu uri kunywa itabi. Hari ikiganiro kibanziriza iki ngiki hano kuri YouTube channel, aho twabasobanuriye uburyo niyo uri kumwe n'umuntu uri kunywa itabi, burya wowe uri kunywa ryinshi kumurusa. Rero niba uri umugore utwite, jya kure y'umuntu uri kunywa itabi, ariko niba unari wari usanzwe unarinywa, niyo yaba ajyana irya kinyarwanda ry'inkono cyangwa iki, rihagarike mu gihe utwite. Niba rero utanarinywa, itondere cyangwa se jya kure cyane y'umuntu uri kunywa itabi. Impamvu ni uko itabi rero ritera ibibazo bigiye bitandukanye, harimo nko kuba umwana yavuka atagejeje igihe, kuba umwana yavuka afite ibiro bidahagije, ndetse no kuba yagira icyitwa sudden infant death syndrome. Uru ni urupfu umwana ashobora gupfa rudasobanutse atarageza byibura ku mwaka umwe. Rero yo umubyeyi tuvuga ko wenda ntunywa itabi, ariko wenda ushobora kubucuruza ahantu mu kabari cyangwa se ukora n'ahandi hantu, ako ahantu ugasanga wenda hanywera abantu bahanywera itabi ni benshi, haba hari abantu banywa itabi benshi, kandi wowe byitwa kutanywa itabi. Icyo gihe rero twebwe tubara yuko unywa itabi ndetse riruta n'iry'abo bantu. Ari naho uzasanga niba utwite umwana washobora kuvukana bino bibazo cyangwa se akavuka atagejeje igihe, ariko hari n'igihe umwana washobora kuvuka yego ukabona ni muzima, ariko mu gihe kitarengeje umwaka umwana wawe agapfa urupfu rudasobanutse. Ariko runo rupfu abascientifique bise sudden infant death syndrome, ni urupfu umwana ashobora gupfa atagejeje ku mwaka rudasobanutse. Rero kimwe mu bintu bishobora kubitera ni ukuba umudamu yaranyweye itabi igihe atwite uwo mwana, cyangwa se kuba yaragiye ajya hafi y'abantu bari kunywa itabi. Niyo mpamvu itabi rwose umuntu urinywa urasabwa kujya ujya kure y'abantu abo ari bo bose, kuko itabi ririca. Icya gatanu turahasanga kwitondera gufata imiti yose ubonye nta nama wabigiriwemo na muganga. Hari imiti izwi ku izina cyangwa se imiti ikoreshwa hadasabye cyangwa se bitagombye uruhushya rwa muganga.
harimo twavuga nk'imiti izwi ku izina rya ibuprofene, murayizi abantu bayikoresha bivura uburibwe, imiti nka za aspirine, za paracetamol ndetse n'iyindi miti myinshi. Iriya miti ugenda ukagura muri farumasi bakaguhereza atari ngombwa ngo muganga abe yawukwandikiye. Impamvu ariyo tugiye kwibanda hano muri iki kiganiro nuko byibura umuganga yawukwandikiye abizi ko utwite aba yabyitondeye, kuko aba yarabyize, ababizi, akwandikira umuti ujyanye no kuba utwite nyine utaratera ikibazo umwana. Ariko impamvu tugiye kwibanda kuri iyi miti wowe ugenda ukigurira bakaguhereza niyo muganga yaba atayikwandikiye, nuko iyi miti wowe uyifata utabizi, uba wumva nta kibazo. Ariko iyi miti nayo ndagira ngo nkubwire ko mu gihe utwite ugomba kwitondera umuti uwo ari we wose ushobora kunywa, kuko iyi miti ishobora kugenda ikangiza umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho hano twabaha urugero nk'umuti wa ibuprofene n'umuti wa aspirine, aho iyi miti ishobora gutuma umwana rwose agira ibibazo byo kuba wenda atakura neza. Ariko hari iyindi miti ishobora gutera ibindi bibazo byinshi cyane, nko kuba umwana atagira amagufwa akomeye, byakwangiza ubwonko bw'umwana, impyiko, umwijima ndetse n'izindi sisiteme z'umubiri w'umwana. Rero mu gihe utwite itondera gufata umuti uwo ari wo wose. Hano turavuga n'imiti rero, tuvuye kuri iyi miti yo muri farumasi, iki cya gatanu reka wenda tujye tugifatanya n'iyi miti ya kinyarwanda cyangwa se herbal medicine cyangwa se herbs. Iyo miti rero ya kinyarwanda nayo mu gihe utwite ugomba kubyitondera, kuko nayo iba ishobora kugera ku mwana ikamwangiza, cyane yuko n'iyi miti ya kinyarwanda ahanini ikunda gutera ibibazo by'umwijima. Wenda tuzakora ikiganiro kirambuye kuri ibi by'imiti ya kinyarwanda, tubabwire uburyo iyi miti ahanini bigaragara ko yangiza umwijima. Ariko hano turi kwita ku buzima bw'umwana n'umugore utwite, ntabwo twagenda tutakivuza ko no gufata imiti ya kinyarwanda ahangaha bishobora kugira ingaruka ndetse zitari na ntoya ku mwana umubyeyi atwite. Rero ugomba kubyitondera, ndetse n'iyi miti yo muri farumasi ugomba kuyitondera mu gihe wumva ufite ikibazo urwaye ariko utwite. Byaba byiza ugiye kwa muganga ukagisha inama muganga ko ugiye gukoresha umuti runaka kuko wenda usanzwe uwukoresha, ariko icyitonderwa ni uko muri ako kanya utwite umuganga ashobora kumenya icyo gukora, cyangwa se akamenya n'undi muti ushobora gukoresha. Ku mwanya wa gatandatu ni uko tugiye kukubwira ku kintu kijyanye no gusinzira neza, cyangwa se kwirinda gusinzira mu buryo butari bwiza, cyangwa se no kwirinda stress. Gusinzira reka tubifatanye na stress hano kuri gatandatu. Rero stress ndetse no kuba umuntu adasinzira neza bihagije, twabwiye ko amasaha ahagije yo gusinzira ari amasaha ari hagati ya 7 n'8 niyo masaha meza. Rimwe na rimwe bakoresha interval ya 7 n'9, ariko buriya 7 n'8 buriya nibyo sawa cyane. Rero iyo udasinzira neza bikanagena no kuba wenda waba ugifite stress nyinshi, ibi ngibi bishobora gutuma habaho ikintu cyitwa cya preterm labor, aho umwana ashobora kuvuka ategereje igihe haburaga gato ngo igihe cyuzure umwana agahita avuka, bitewe n'ino stress ufite nyinshi cyane, bikanagena nuko udasinzira bihagije. Ibi rero bitera imyivumbagatanyo y'imisemburo, twarabisobanuye no ku mubyibuho ukabije. Stress ndetse no kudasinzira neza bifite ikintu bisobanuye ku misemburo y'umubiri. Rero ibi ngibi bihita bitera kuba hari imisemburo igira uruhare mu kuvuka k'umwana, cyangwa se igihe umwana avuka, mbuze ukuntu bivuga mu kinyarwanda ibintu bya contraction of uterus mu kinyarwanda, I don't know how I can say it, ariko igihari ni uko ibi ngibi bitera imyivumbagatanyo y'imisemburo, bityo bigatuma umwana yavuka atagejeje igihe ariko haburaga gato ngo avuke, aricyo bita preterm labor. So tugiye ku cya karindwi rero, icya karindwi turasanga kwirinda kurya amapapayi ateze neza. Urabona amapapayi ateze neza afite ibitembabuzi biba bisa n'umweru. Biriya bitembabuzi rero biba biri mu mapapayi, ubushakashatsi bugaragaza ko haba harimo ibinyabutabire bikora nk'imisemburo. Imisemburo yifashishwa mu kubyara, n'ubundi isanzwe ifasha mu kubyara kugira ngo umwana asohoke. Iyo misemburo rero, ibyo binyabutabire biboneka muri iyo papayi rero bikaba byatuma umubyeyi abyara umwana atagejeje igihe. Ku mwanya wa 8 turahasanga kwirinda kurya inyama ndetse n'ibikomoka ku matungo bidatetse neza cyangwa se ngo bishye. Bino rero twababwiye yuko ibi ngibi impamvu y'ibikomoka ku matungo ndetse n'izindi mboga n'ibindi twavuze ni biterwa n'ubwoko bw'amabagiteri baba batinya ko ushobora kwinjiza mu mubiri, bityo ukagira infection ikagera ku mwana ikamwangiza mu buryo twagiye tubabwira, mu bwonko, mu mwijima, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se kuba yavuka ategereje igihe akazagira ibibazo
ibyo kuba atazagira igipimo cy'ubwenge cyo hejuru mu buzima bwe, ugasanga urenganya umwana wawe ngo ni umuswa, ngo nta bwenge agira, kandi byatewe nawe igihe wari utwite wagize imyitwarire itari sawa, bituma ubuzima bw'umwana wawe bwangirika, ugasanga urimo kumucira urubanza ahubwo kandi we yakabaye agucira urubanza. Rero igihe utwite bungabunga ubuzima bwawe, ariko ahanini wite ku buzima bw'umwana utwite. Rero ku mwanya wa 9 ntabwo twabura kubabwira kwirinda gufata amafi afite ikinyabutabire cya mercure. Iki kinyabutabire cya mercure rero gifite ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye, aho usanga ishobora gutuma ubwonko bw'umwana bwangirika ndetse igatuma n'umwana adakura neza. Rero iki kinyabutabire cya mercure ahanini kiboneka mu mafi, twavuga nk'amafi ya shark, ariko hari andi mafi menshi bugiye butandukanye, cyangwa se ibivanyanja by'ubwoko bugiye butandukanye, bigaragara ko iki kinyabutabire kiba cyaragiye kiyinjiramo, kuko nyine murabizi ahanini muri iyi myaka imyanda myinshi ijugunywa mu nyanja. So rero iyo myanda ahanini irimo n'ibinyabutabire. Ibi binyabutabire rero hano turibanda ku iki cya mercure, iyo iki kinyabutabire cyageze mu mazi bituma n'amafi akinjiza, cyangwa se ibivanyanja bikinjiza mu mubiri yacyo. Rero twebwe turi gufata ibyo bivanyanja n'ubwo burozi byakuye mu nyanja turabufata. Rero ubu burozi bwa mercure cyangwa se ikinyabutabire cya mercure kiboneka mu mafi nka shark ndetse n'ayandi, rero umugore utwite agomba kwitondera gufata amafi ayo ari yo yose, kuko ushobora gusanga ari gufata amafi ubushakashatsi bwagaragaje ko, hano wenda turabereka lisite ntoya hano kuri screen, tubereke lisite y'ayo mafi. Ubushakashatsi bugaragaza ko abonekamo kino kinyabutabire. Igihe ugiye kugura amafi wenda ukaba wabyitondera, ariko hari andi mafi bigaragara ko aba arimo kino kinyabutabire gikeya, cyangwa se iki kinyabutabire kiri ku kigero kitapfa gutwara umuntu, nk'amafi azwi ku izina rya tilapia. Rero mu gihe utwite, hano icyo wakuramo ni iki kuri ino ngingo ya 9 yo kuri iki kinyabutabire cya mercure. Hano icyo wakuramo ni uko mu gihe utwite, niba wakundaga gukoresha amafi mu mirire yawe, ugomba kubyitondera. Ugomba kubanza ukamenya ubwoko bw'amafi ugiye gufata, ukabanza wabaza cyangwa se ukakora ubushakashatsi nawe no kuri interinete. Buriya yuzuye izina ry'ikintu biroroha. Ushobora kujya kuri interinete, hari ibitabo biri open bitishyurwa, wenda nk'ibitabo tuba twakuyemo n'ubundi ano makuru. Ni ibitabo ugenda kuri interinete ukadownloading, ukaba wagisoma utishyuye, cyangwa se n'ubundi ukajya no kuri interinete naho ukareba, ukabaza niba iyo fi hari ibimenyetso cyangwa se hari ubushakashatsi cyo bubivuga ku bijyanye no kuba ayo mafi agaragaramo kino kinyabutabire cya mercure cyangwa se mercury. So ariko hakaba n'ayandi mafi n'ubundi bushakashatsi bugaragaza ko mercure igaragaramo cyangwa se aba ari nkeya ku buryo itapfa kwangiza umuntu. Ayo mafi twabaha nk'urugero rwa tilapia, kuyikoresha nta kibazo, ariko nk'ariya ya shark ndetse n'ayandi nk'uko muri kubona no kuri screen, ntago aba ari byiza kuyakoresha. Bituma umwana yangirika mu buryo bw'ubwonko, bityo bikagira ingaruka ku buzima bwe zigiye zitandukanye. Buriya uzajye witondera ikintu bakubwira ngo kigira ingaruka ku bwonko, buriya kiba gifite n'ingaruka ku mubiri wose, kuko ubwonko nibwo bukontorora ibindi bice by'umubiri byose. Ni ngo niba ubwonko bufite ikibazo, bivuze ngo uwo muntu aba ashobora kuzagira ibibazo byinshi kurenza uko wowe ubitekereza. Akaba ariyo mpamvu rero bino bintu uba ugomba kubyitondera. Kuko niyo mpamvu hano kuri The Health Academy Olivier twagize igitekerezo cyo kubakorera kuri iyi ngingo. Rero ikindi umugore utwite cya 10 tugomba kubabwira, ubundi umugore utwite agirwa inama yo gukora uturimo dukeya tworoheje, kugenda n'amaguru kugira ngo n'amaraso asirikire neza. Ariko niba utwite, irinde gukora imirimo ivunanye, ndetse no witonde no gukora siporo z'ingufu, kuko ibi ngibi bishobora gutuma inda yawe ivamo. So rero ni ibitwe twabateguriye, ibi ni ibintu 10 twe twabategura no kuri The Health Academy Olivier, mwari muri kumwe nanjye Manzo Olivier, ninjye wabagijeho kino kiganiro, ni nanjye wagiteguye. So niba hari ikibazo wibaza, watwandikira muri comment twagusubiza. Hano niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, wakora subscribe. Ino ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba kino kiganiro wagikunze, wakanda like, ugakora comment, ugakora na share, mukagisangiza n'inshuti zawe. Ntago ari ngombwa kwihererana ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ibi nta muntu ubyihererana, kuko ubuzima ni ubwa twese. Rero mwakoze kudukurikirana kuri The Health Academy Olivier. Tubibutsa ko ibiganiro binyura no kuri YouTube channel yacu biba bigamije kwigisha muri rusange, bitagamije gukuraho inama zihariye wagiwe na muganga, cyangwa se inama zitangwa n'inzego
z'ubuzima. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha rero. Ciao ciao, mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, naho gutaha.